إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله أرسله الله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. أما بعد أحبتي في الله، أوصيكم وأوصي نفسي بتقوى الله عز وجل وطاعته، لقد فاز المتقون طائعون. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ishimwe n'ikuzo n'ibisingizo byuzuye bikwiriye Imana Nyagasani, umurezi w'ibiremwa twese. Allah niwe twizera, Allah niwe twiringira, Allah niwe dusaba yuko yaturinda inabi ituruka ku mitima yacu. Turahamya nta gushidikanya ko nta yindi Mana iriho ikwiye gusengwa mu kuri uretse Allah subhanahu wa ta'ala. Nanone tugahamya ko Muhammad ari intumwa y'Imana y'ukuri akaba n'umugaragu wayo. Dusaba Allah subhanahu wa ta'ala ko yamuhundagazaho amahoro n'imigisha bye, n'abiwe n'abasangirangendo be n'abakurikiye n'abazakurikira inzira yabo kugera ku munsi wa nyuma. Bavandimwe ba Islam, ndaburira umutima wanjye mbere ya byose, namwe mbaburira gutinya no kugandukira Imana Nyagasani subhanahu wa ta'ala uko bikwiye, kubera yuko ariyo nama isumba izindi twagiriwe na Allah subhanahu wa ta'ala, yaba twebwe ndetse n'abatubanjirije. walaqad wassayna alladhina utul kitaba min qablikum wa iyyakum an ittaqullah. Allah ati mu by'ukuri twagiriye inama ba bandi bakubanjirije mu bahawe ibitabo, wowe Muhammad ndetse nawe ubwawe n'abagukurikiye, ko mugomba gutinya no kugandukira Imana Nyagasani subhanahu wa ta'ala. Iyi nama bavandimwe nta mbwirwaruhame n'imwe y'intumwa y'Imana Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam ndetse n'abantu bose baduhagarara imbere uretse yuko ariyo nama batugira Abayisilamu. Bagaragu ba Allah subhanahu wa ta'ala, hadithuna al-yawm an hadimi al-ladhat wa mufarriqu al-jama'at. Kiganiro cyacu cy'iminota mikeya kuri uyu munsi tugiye kuganira ku rupfu. Tugiye kuganira ku rupfu, urupfu rukuraho ibyishimo n'umunezero abantu basanganywe, urupfu rutandukanya abantu. Urupfu bavandimwe ba Islam ni ikigeragezo gikomeye cyane Imana Allah subhanahu wa ta'ala yashyize kuri mwene Adamu, Allah agamije kugira ngo umuntu abeho atunganye, ntiyirare cyangwa ngo asamare, ahubwo umuntu abeho azi neza yuko igihe nikigera ubuzima afite azabwakwa. Nta muntu n'umwe ba Islam wigeze uba kuri iyi si mu batubanjirije ngo abe yaracitse urupfu. Urupfu nta muntu urucika ba Islam. Urupfu rwatwaye intumwa z'Imana n'abahanuzi, urupfu rutwara abakire n'abakene, urupfu rutwara abayobozi n'abayoborwa. Natwe ba Islam, igihe cyose turi kuri iyi si dukwiye kuzirikana yuko isaha n'umunota icyo kigeragezo kizatugeraho. Allah aratubwira muri Qur'ani ntagatifu ati: a'udhu billahi minash shaitanir rajim, tabarakalladhi biyadihi almulku wa huwa ala kulli shay'in qadir, alladhi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwa al-azizul ghafur. Allah ati ubutagatifu n'ubw'Imana Nyagasani subhanahu wa ta'ala, yo ifite ubwami bw'icyari cyo cyose mu biganza byayo, kandi ikaba ifite ubushobozi ku cyari cyo cyose. Allah ati niwe waremye urupfu arema n'ubuzima,
Allah niwe washyizeho urupfu arema n'ubuzima, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, kugira ngo abagerageze arebe abazitwara neza n'abazakora ibikorwa byiza muri mwe. Wa huwa al-ghafuru rahim, kandi mu by'ukuri Allah subhanahu wa ta'ala niwe nyirimbaraga. Wa huwa al-azizu al-ghafur, niwe nyirimbaraga kandi niwe wakira ukubabarira ko bagaragu be. Bavandimwe ba Islam, uru rupfu tuvuga ni ikigeragezo Allah subhanahu wa ta'ala yaduhaye. Nkuko mbivuze haruguru, nta muntu n'umwe wigeze arucika, nkuko Allah subhanahu wa ta'ala yabigarutseho muri Qur'ani ntagatifu ati walan yuakhira Allahu nafsan idha jaa ajaluha wallahu khabirun bima ta'malun. Allah ati ntabwo bizigera bibaho yuko Allah subhanahu wa ta'ala azigera atinza roho y'umuntu igihe cyayo cyageze. Allah ati kandi nimumenye yuko Allah afite amakuru y'ibyo mukora. Bavandimwe ba Islam, uru rupfu tuganiraho kuri uyu munsi ni urupfu rudutandukanya n'abo twakundaga, rukadutandukanya n'abafasha bacu, n'inshuti zacu, n'abavandimwe bacu, n'ababyeyi bacu. Ese wowe nanjye twiteguye gute uwo munsi ukomeye cyane? Twiteguye gute umunsi tuzaba tugiye mwirimbi, aho tuzaba dutangiye ubuzima butazigera bugira ubundi buzima tuzongera kwibukamo ibyahise? Twiteguye dute urugendo umuntu atangira yamara kurugeramo abo atandukanye nabo ntibazongere guhura nawe keretse ku munsi w'imperuka ba Islam? Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala aratubwira muri Qur'ani ntagatifu muri suratul Hashr ati ya ayyuhalladhina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighadin wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. Allah ati yemwe abemeye Imana, nimutinye Imana nyagasani subhanahu wa ta'ala, kandi murebe icyo mwamaze gukorera ubuzima bwanyu nyuma y'ubu ngubu. Buri muntu yibarurire ba Islam, arebe icyo yamaze kubika kwa Allah subhanahu wa ta'ala yateganyirije nyuma y'ubu buzima. Kubera yuko uru rupfu turiho tuganira iyo rukugezeho, intumwa y'Imana Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam yagaragaje yuko idha mata ibnu adama inqata'a amaluhu, iyo umuntu apfuye ibyo byose biba bihagaze. Nta swala, nta sadaqa, nta qiyamul layl, nta Qur'ani yo gusomwa, nta gikorwa na kimwe ubuzongera gukora nyuma yuko witabye Imana Allah subhanahu wa ta'ala. Allah ati rero ibyo kwiteganyiriza mugomba kubikora cyagihe muri bazima. Ibyo kubika kwa Allah subhanahu wa ta'ala mugomba kubibikayo cyagihe mugihumeka. Watazawwadu fa inna khayra zadi taqwa. Allah ati nimushaka impamba, mu by'ukuri impamba nziza niyo gutinya no kugandukira Imana Allah subhanahu wa ta'ala. Allah ati rero yemwe abemeye Imana ittaqullaha, nimutinye Allah subhanahu wa ta'ala, wal tanzuru nafsum ma qaddamat lighadin, kandi murebe icyo mwamaze guteganyiriza ubuzima bwanyu nyuma y'urupfu. Wattaqullah, mugandukire Allah subhanahu wa ta'ala, innallaha khabirun bima ta'malun. Ibikorwa byose mukora birabitse ku Uwiteka nyagasani subhanahu wa ta'ala. Bavandimwe ba Islam, bagaragu ba Allah subhanahu wa ta'ala, ntacyo umuntu azasanga uretse icyo yabitse. Ntaho umuntu ashobora kujya kwishyuza atarigeze ahakora umurimo. Natwe ibikorwa turiho dukora kuri uyu munsi, byaba ibijyanye no kugandukira Allah subhanahu wa ta'ala, mu gusari no gutanga amaturo no gusoma Qur'an, nibyo bikorwa tuzasanga ku Mana nyagasani subhanahu wa ta'ala. Ndetse n'ubunebwe bwacu muri ibadat, mu kugandukira Allah subhanahu wa ta'ala, nakaga n'amakuba tuzasanga imbere y'Imana Allah subhanahu wa ta'ala, kubera yuko Allah yateganyije ibihano. Yateganyirije ibihano abantu bose bazasoza urugendo rw'ubu buzima baranebwe. Abantu bose bazasoza urugendo rw'ubu buzima ntacyo bakoze ku Uwiteka nyagasani subhanahu wa ta'ala. Baratubwira ngo al-kaysu man dana nafsahu wa amila lima ba'da al-maut. Umunyabwenge ni wa wundi ubarurira roho ye,
akareba icyo yamaze guteganyiriza roho ye nyuma y'urupfu. Wal ajiz man yatba'a nafsahu hawahu wa yatamanna 'ala Allahi al-aman. Ikigwari, umupfapfa ni wa wundi wasamaye muri ubu buzima akaba azi ko hari icyo azasanga atakoreye imbere y'Imana Allah subhanahu wa ta'ala. Bavandimwe b'Islam, tuzirikane neza yuko urupfu umunota ku wundi turugendana. Umwe mu bamenyi yitegereje abantu ubwo yariho abaha inyigisho, abona harimo abasaza, abona abandi n'abasore. Arangije abaza abasaza ati, ni iki kibaho iyo umuntu yahinze, yamara guhinga bya bimera bikera? Abasaza baramubwira bati, arabisarura. Arangije arababwira ati, yemwe bantu bakuru, mumenye yuko igihe cyacu cyo gusarurwa cyageze. Mumenye yuko tugendana n'urupfu aho turi hose, bityo dukwiriye kwitegura cya gihe tuzaba dusaruwe, duteganye icyo twabitse imbere y'Imana Allah subhanahu wa ta'ala. Arangije yitegereza abasore, arababwira ati, namwe basore, ndagira ngo mbagaragarize yuko hari igihe bibaho kwikiza cyiza kikajya mu bimera cyangwa mu myaka, cyarangiza kikayangiza. Namwe mumenye yuko urupfu rushobora kubageraho umunota wari wo wose. Bavandimwe b'Islam, intumwa y'Imana Muhammadin sallallahu alayhi wasallam yakundaga kwitegereza abantu, yarangiza akababwira ati, ndabarahiye ku Mana Nyagasani subhanahu wa ta'ala, we ufite roho yanjye mu biganza bye, law ta'lamuna ma a'lam, iyo muba muzi nk'ibyo nzi, la dhahaktum qalilan wala bakaytum kathir, mwakabaye museka gake ariko amarira yanyu akaba menshi. Iyo muba muzi nk'ibyo nzi, mu bibera nyuma y'ubu buzima iyo abantu bamaze gutandukanya n'iyi si, ntago mwagasamaye, ntago mwakabaye ingaruzwa muheto z'iyi si, ahubwo mwakabaye mwitaye cyane ku gutegura ubuzima bwanyu nyuma y'ubu buzima. Bavandimwe b'Islam, Allah subhanahu wa ta'ala aratubwira ati, bal tu'thiruna al-hayata ad-dunya, ese mwabaye ingaruzwa muheto z'ubuzima bw'isi, wal akhiratu khayrun wa abqa, kandi ubuzima bw'imeruka, ubuzima bwa akhira aribwo buzima butazigera bushira. Bavandimwe b'Islam, urupfu byaba none cyangwa ejo twese ruzatugeraho, ariko ikibabaje ntabwo ari ugupfa, ikibabaje nibyo twabitse ku Mana Nyagasani subhanahu wa ta'ala tuzasanga nyuma y'uru rupfu. Wal asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus salihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabri. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafani wa iyyakum bi ayati Allahi wa dhikril hakim. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إنعامه وشكره على تفضله وامتنانه، ولا إله إلا الله تعظيما لشأنه، وأصلي وأسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وإخوانه، أما بعد. Bavandimwe b'Islam, turongera gushimira Allah subhanahu wa ta'ala, dusabira amahoro n'imigisha bya Allah intumwa y'Imana Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam, n'abiwe n'abasahaba be n'abakurikiye n'abazakurikira inzira yabo kugera ku munsi wa nyuma. Bavandimwe b'Islam, al-kaysu man dana nafsahu wa amila lima ba'da al-maut, umunyabwenge n'uwo ari we wese ugerageza gukorera Imana Allah subhanahu wa ta'ala ibikwiye kugira ngo ateganyirize ubuzima bwe nyuma y'ubu buzima,
bityo bavandimwe b'Abayisilamu, uru rupfu tuganiraho ruzajyana njye nawe ejo cyangwa ejo bundi, nk'uko abavandimwe bacu rubatwara uko bukeye n'uko bwije. Nta muntu w'umwemeramana wari ukwiriye kurwibagirwa cyangwa ngo arwirengagize, nk'uko Salman al-Farisi radiyallahu anhu yakundaga kubwira abantu ati, hari ikintu kintangaza ku muntu, rimwe na rimwe nkumva kiranasekeje. Aravuga ati, biratangaje cyane kuba umuntu mu buzima bwe ashobora kwibagirwa urupfu, kandi nta na rimwe urupfu rwo ruzigera rumwibagirwa. Abayisilamu, Nabiyullahi Dawud alayhi salam ubwo yaragiye kwitaba Imana Allah subhanahu wa ta'ala, yabwiye malayika ushinzwe roho ko hari ibyo yarakeneye kugira ngo ashyire ku murongo mbere yuko amujyana. Amubwira yuko yabaretseho gatoya, aranamubwira ati, ntabwo wigeze umbwira ko uyu munsi aribwo ndi bugende, ndasaba yuko wampa agahe gato. Malakul Maut aramubwira ati, ntabwo wari ukeneye ubundi butumire ubwo aribwo bwose, kubera yuko nta gihe na kimwe tutatwaye inshuti zawe, abavandimwe bawe, ababyeyi bawe, abo wakundaga n'abandi bose, burya twabaga tuguteguza. Iyo rero inshuti zacu zigiye, abavandimwe bacu bakagenda, ababyeyi bacu, abana bacu, burya ni ukuduteguza ko natwe igihe cyacu gihari kandi cyegereje. Abayisilamu, iyi si ni igihe gitoya. Abayisilamu, intumwa y'Imana Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam yagaragaje ko muri iyi si ibintu byose birimo nta gaciro bifite, ndetse binavumye ku Uwiteka Nyagasani subhanahu wa ta'ala, usibye umuntu utuye muri iyi si yibuka Imana Allah subhanahu wa ta'ala kandi akayizirikana. Intumwa y'Imana iti, ad-dunya mal'una mal'unun ma fiha illa dhikrullah. Intumwa y'Imana iti, isi iravumye ubwayo, n'ibirimo byose nta gaciro nta n'umumaro bifite, usibye umuntu utuye muri iyi si yibuka Imana Allah subhanahu wa ta'ala akanatunganya ibikorwa bye. Turasaba Allah subhanahu wa ta'ala kubw'amazina ye matagatifu n'ibisingizo byiwe bihebuje yuko yazaduha kugira iherezo ryiza. Turasaba Allah subhanahu wa ta'ala yuko igihe cyose urupfu rwacu rwatugeraho yazaduha kuba turi abagaragu be bamutunganiye. Turasaba Allah subhanahu wa ta'ala bi asma'ihi al-husna wa sifatihi al-ula yuko Allah subhanahu wa ta'ala yagirira abemeramana abagabo n'abagore batubanjirije muri buriya buzima. Kandi Allah subhanahu wa ta'ala turasengera abavandimwe bacu n'inshuti batubanjirije muri buriya buzima, barakoze ibyaha, ngo Allah abababarire. Aho baryamye Allah subhanahu wa ta'ala ahagire ubustani mu bustani bw'ijuru, kandi arinde imva zabo kuba umwobo mu myobo y'umuriro wa Jahannam. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala an-nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد إنك حميد مجيد. ورضى اللهم عن الخلفاء الراشدين أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر الصحابة رضوان الله تعالى عليهم أجمعين، وعنا ما بعفوك وكرمك يا أكرم الأكرمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشركة والمشركين ودبر أعداءك أعداء الدين. اللهم ارحم أمواتنا اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم أعتق رقابنا ورقاب آبائنا من النار. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك قريب مجيب الدعوات. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.